zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Ntwarane Anastase muri kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'ihumure. Kuko twabibabwiye buri munsi tuzatubagena ijambo ry'ihumure. Kuko hari umutima Imana iba ishaka kugirira neza, ishaka gukomeza. Dawudi yaravuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye kubw'izina rye. Ni ukuvuga ngo asubiza intege. Rero Imana yacu ni Imana idusubizamo imbaraga. Inshuti yanjye, niba wari ucitse intege, niba intege zari zivuyemo, ndakubwira ngo Imana yawe ni Imana isubizamo imbaraga. Witeka reka gusubizemo imbaraga. Mu Byahishuriwe 3 umurongo wa 20 hari amagambo akomeye dusangamo. Yesu avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyumva wese agakingura nzinjira iwe nsangire nawe kandi asangire nanjye. Ni muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Rero Yesu aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga. Ni uruhe rugi ahagazeho? Hafi y'umutima wawe. Ntabwo Yesu ari kure yawe. Umuririmbyi yaravuze ngo amba hafi kuruta imyambaro nambara. Rero Yesu ari hafi yawe. Wowe ucitse intege, wowe utenderutse, wowe ubona uri wenyine, wowe ubona watereranywe, wowe ubona usigaye wenyine, ndakubwira ngo ntiwasigaye wenyine, uri kumwe na Yesu. Kandi ari hafi y'umutima wawe, ari hafi yawe, ari hafi yawe ngo agira ati gakugire neza. Rero arimo arakomanga umutima wawe kugira ngo umwizere, kugira ngo umwakire, kugira ngo umwemere, kugira ngo umukingure umuryango mu buzima bwawe muri iyo situation igoye cyane, kuko arashaka kukugirira neza. Urufunguzo niwe rufite mu maboko rwo kugira ngo umwemerere kwinjira mu buzima bwawe, umwemerere kwinjira muri ibyo bibazo byawe. Ni uruhe rufunguzo? Kwizera. Mwizere, mwikaze mu kwatura, mu gusenga, kandi wizere ko iyo situation urimo Yesu yiteguye kuyigukora. Mwizere kandi umwiringire, kuko ntari kure yawe, ahagaze ku rugi arakomanga. Mwemerere, umukingurire. Hari ibintu yiteguye guhindura n'umwemerera kwinjira mu buzima bwawe, n'umwemerera kwinjira muri situation yawe, n'umwemerera kubyinjiramo. Hari ibintu ari buhindure wananiwe guhindura, n'abandi bananiwe guhindura. Yesu akugire neza mu izina rya Yesu. Amen.